Reka nongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Icyumba TV. Amena amena, muraho neza, murashima Imana. Rero reka mbabwire nti birakomeye pe, birakomeye, nongere ngo birakomeye. Mushobora kwibaza muti bimeze biti? Burya ubuhanuzi bujya bwemerwa ari uko bwasohoye, ariko reka mbabwire, ndebye ibintu numva ndatunguwe, numva ndavuze ni cyore. Burya hari ibintu twaya tubona tukabona birabaho gutyo nyine, tukumva amakuru abantu barandika, abandi bakagenda gutya, ati igihugu runaka kiri mu ntambara, ati M23 yafashe aha n'aha, si ibintu byose n'ahantu byaba byarahanuwe cyangwa ntaho byanditswe. Reka mbere ku bushakashatsi nkoze, noneho njyewe ndatunguwe, ndavuze ni ibi bintu burya byarahanuwe. Ese koko burya hari umuntu wabitangaje mbere y'uko ibintu biba? Reka mbanze mbereke iyi video, namwe ndabizi ko muraza gutungurwa. Nimba utari warabibonye nawe hari ibyo ugiye kubona ukaza gutungurwa. Ati bimeze bite rero? Wenda ntaragera ku wagiye abihanura karasa ku ntego nyirisina, banza urebe wenda naka ngaka ku bantu wenda tugabwe tuzi. Murabona hano hari YouTube channel banditse ngo M23 izahindura ibintu, abantu bitondere indagu n'ibindi byinshi. None uno muvuga butumwa ngira ngo we muramuzi, yitwa nde? Si Aniseti. Hari abantu batamuzi, wenda reka tubanje duhere kuri iyi titre. Iyi titre yaho bari banditse bavuga ngo M23 izahindura ibintu, abantu bitondere indagu n'ubuhanuzi muri aka karere. Pastor Christophe nawe hari ibyo yavuze iki gihe. Ariko reka dukomeze mbanze mbereke noneho kano ka video kandeka uwitwa Aniseti. Uwitwa Aniseti nawe muri iyi video bamufashe, murabona imazeho amezi 9. Yaravuze ngo intambara, impunzi, reka wenda tukarambure ku buryo mu mwese mubireba. Haranditse ngo intambara, impunzi, ubuhanuzi kuri M23, Burundi, u Rwanda na Kongo, bakristo mukanguke. Evangeliste Aniseti. Iyi video nayo iyo yumvise hari ibyo ubasha gusobanukirwa kurimo kuba kuri intambara. Ariko noneho reka mbereke ubuhanuzi, navuga ngo ni ubuhanuzi karundura bwahanuwe ngo nuwo bita Koronera. Ati bimeze bite rero? Reba hano. Mureba hasi kuri comment ya mbere kuri iyi video banditse bavuga ngo Kazarama ibyo yahanuye byose nibyo. No kuvuga ngo uyu mugabo bamwita ngo ni Colonel Kazarama. No kuvuga ngo hari ikiganiro yakoze, narebye kuri YouTube channel mbona ni video imaze igihe kirenga n'umwaka, aho yararimo kuvuga, nta nubwo bari bagatangiye urugamba ngo babe bafata Goma, ahubwo yararimo kuvuga ati Goma hazaberaho imirwano, bazarwana. Ati kandi mbonye ngo ingabo nyinshi zifatirwa hariya hashi kurya nyine, ngo ziragotwa, ngo nyinshi barazifata, ndetse birangira hari n'abahunze ngo banyuze mu Rwanda. Kuriya mwagiye mubona bagiye banyuzwa mu Rwanda bari abameriseneri cyangwa se abakozi bari baje b'abacanshuro. Mbese biriya bintu uko mwagiye mubibona yagiye abivuga, aravuga ati nyamara ati muri Uvira ntago bizagorana cyane kuhafata. Ati mbese ngo bazatinzwa n'imodoka. No ngo n'ubuhanuzi burebure yagiye avuga. Mbese yavuze ibintu byinshi cyane ukagira ngo mbese ni ibintu yarebaga neza n'amaso ye, kuko yaravuze ati ngewe Imana yarampishuriye inyereka operation yose uko izagenda. Arabivuga byose uko byagiye biba, uko mwagiye mubibona kugeza ejo bundi ibyo yavuze ngo Uvira, ndetse yanatangaje n'ibindi none ngo bigomba kuzakurikiraho. Reka mbabwire, ngewe nabirebye nyine mbona birantunguye. Gusa wenda impamvu mbasangije ino video bakunzi b'Icyumba TV, ndabizi ko namwe mukunda Imana, mukunda ubuhanuzi, kandi nanone abantu benshi barasenga. Ariko ndifuza no kugira ngo ibintu mugenda mubona mujye munabitekerezaho cyane, nimurangiza mubihuze n'ijambo ry'Imana, mwisubiremo maze mwibaze muti ese ubundi twebwe dufite inzira z'igisiyoni muri twebwe? Ati kubera iki? Bibiliya yaranditse, harimo amagambo menshi mwagiye mwumva ngo ubwami buzaterwa ubundi bwami, ishyanga rizatera irindi shyanga, muzumva impuha z'intambara, ngo muzumva ibishyitsi byinshi hirya no hino. Ariko ngo ibyo byose nibizagaragara mu minsi y'imperuka. Nuko ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ndabizi ko mwagiye mubona ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ko Yesu Kristo ari hafi kuza gutwara itorero. Ariko igitangaje nuko abantu bamwe baragenda bakabibona, bakumva ngo intambara, ngo bakumva ngo Uburusiya
Uburusiya na Ukraine, bakumva ngo Israel na Palestina, bakumva izirimo kubera aho hirya muri Congo, byose mukabyumva mukabifata nk'ibintu bisanzwe. Ariko reka mbabwire koko hari ikimenyetso mutarabona kigaragaza ko umwami Yesu Kristo ari hafi kuza gutwara itorero. Mwa bantu mwe mwakwiyaruye mukava mu byaha mugafata umwanzuro mugakizwa neza. Njye kandi nayo mpamvu nkoze ino video rwose, ndashaka ngo mwaba Kristo mwe, mwa bantu mwe tubana ku Cyumba TV, mwisuzume mwirebe neza nimba kuko muri mwebwe mufite inzira z'igisiyoni. Biratangaje kuba waba witwa umukristo ukaba usenga ariko uri umusambanyi, ukaba uri umujura, ukaba uri umunyamatiku, ukaba ufite inzangano muri wowe, mbese ukaba uri muri ba bantu bavuga bati twaradamaraye, isi iraryoshye, reka twirire, reka twinywere, reka twibereho gutya, nta byo gusenga, wasanga n'Imana itabaho. Kandi nyamara reka mbabwire, mushatse mwaba maso, mushatse mwasenga cyane, mushatse mwakwegera Imana. Mbese hari umuntu ugeze kuvuga ngo uwasengaga rimwe asenge kabiri. Ni ukuri mureke dushake ubusabane hagati yacu n'Imana, twunge ubumwe n'Imana, tubane n'Imana neza, tuyikiranukire ku gato no ku kanini, kandi amatabaza yacu ahore yaka. Bakunzi b'Icyumba TV muraho neza, ndabasuhuje. Ni ukuri mbifuriza amahoro n'imigisha, mbifuriza gufashwa neza, kandi ndabifuriza ko tuzabana mu gitaramo cy'abera. Ni ukuri tukazaririmbana indirimbo z'ishimwe, tuvuga tuti Imana ishimwe yadushoboje kuva mu isi amahoro, yadushoboje kuba muri iyi si tubasha kuyikiranukiramo, tubasha kubamo nyine turi inyangamugayo, dushimwa n'Imana, dushimwa n'abantu, kandi tuyikiranukira ku gato no ku kanini. Reka mbabaze, ubundi waba wararuhiye iki? Reka mbabwire, bino bintu by'intambara tugenda twumva hirya no hino ku isi, tukumva aho muri mu Burusiya za Ukraine, tukumva aho hakurya muri Congo, tukumva ndetse n'ahandi henshi hatandukanye ku isi, burya ziriya ntambara zipfiramo benshi. Hari benshi bahatakariza ubuzima, hari benshi bahatakariza ibyabo. Rero reka tujye tuvuga tuti kuba turiho duhumeka umwuka w'abazima, kuba turiho Imana ikiturinze, kuba turiho tumeze neza, ni Imana ibikora, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana idufiteho umugambi. Kandi ngo haracyari byinshi byo ngo icyatumye gusigaza Ikrete ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Ese mukristo mwene data, ese wibaza ku mpano Imana yaguhaye yo kuba ugihumeka w'abazima? Erega ndabizi mu rugendo munyuramo impanuka zigenda zitwara benshi, abenshi bagatwarwa n'indwara, abenshi ukumva ngo umuntu yaryamye abyuka byarangiye, ariko ukagira gutyo ukabona umwaka urashize, n'undi uratashye, n'undi uraje. Ndetse nanabifurije kuzasoza uyu mwaka neza, kandi muzanatangire n'undi neza. Mbese muzakomeze mwiyongeza imyaka myinshi, ariko nanone mubikore mugira gute? Muharanira gukiranukira Imana, muharanira kugwiza imirimo, muharanira ko amazina yanyu aguma mu gitabo cy'ubugingo. Ni ukuri bakristo bene data, nkoze ino video ngira ngo mutekereze neza cyane ku buntu Imana yatugiriye, mutekereze ku rukundo Imana yaduhaye, mutekereze ukuntu Imana idukunda, mutekereze ukuntu Imana itwitaho, mutekereze ukuntu duhumeka w'abazima, mutekereze ukuntu Imana iri kumwe natwe, maze muvuge muti burya dufite impamvu nyinshi z'ibifatika, dufite impamvu zo gushima Imana, ndetse dufite impamvu zo kuba imbere yayo, kandi tukanasengera abantu bagenda banyura mu bihe bikomeye. Kuko abantu baba bari mu ntambara, baba bari mu bihe bigoye, ibihe bikomeye, ariko nahacu kubasengera tukavuga tuti Imana igarura amahoro, itanga ituze, abantu babeho batuje banezerewe. Kandi natwe dukomeze dushima Imana, tuvuge tuti Imana komeza uduhagarareho, kandi kiruta byose uzaduha iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Ni ukuri tuzabe mu gitaramo cy'abera turirimba indirimbo z'abanesheje, tuvuga tuti Imana ushimwe kuko wadushoboje kunesha isi, satani ndetse n'umubiri. Haleluya, haleluya. Bakunzi b'Icyumba TV, ndabakunda, mbifuriza ibyiza. Niyo mpamvu mbasangiza no makuru, ariko nanababwira ngo mukanguke, musenge, mufate umwanzuro, mukiranukira Imana. Ndabizi hano tukumva ijambo ry'Imana pe, hano barasenga, hano tukihana, tukagira ibihe byiza cyane, ariko nanone nyemerera wowe ubwawe ku giti cyawe ushaka ubusabane n'Imana. Kandi nkwibutse ko ubugingo ni ikinege, ijuru wowe ubwawe niwe ugomba kurikorera. Ntabwo uzarijyanwamo na murumuna wawe, ntabwo uzarijyanwamo n'umugore wawe, ntabwo uzarijyanwamo n'umwana wawe, ahubwo wowe ubwawe Mwuka Wera niwe ugomba kukuyobora, akazagushoboza kugira
iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Murakoze, ndabakunda, mbifuriza ibyiza. Nimba uri mushyashya utarakora subscribe, unyemerera ubikore, ukande like, ukore share, ubundi unaduhe comment, rega unatugiriye inama ukatubwira ati genda abona ibintu bikwiye kugenda gutya, biba ari byiza cyane. Ariko reka mbabwire, burya hari abantu 7,000 batarapfukamira Bayali. Nubwo mubona hari benshi bananiwe ubunyangamugayo, nubwo mubona hari benshi bigaragura mu byaha, bagasambana, bagasinda, bakabeshya, bakagira byinshi cyane, bakagira amatiku muri bo, ariko hari abantu Imana yibikiye bakiranukira Imana. Ese nawe uri muri abo ngabo? Igenzure neza nimba izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, uvuga uti Imana ndagushimye kandi izina ryanjye nirigumemo iteka ryose. Murakoze, ndabakunda, mbifuriza ibyiza. Iyi ni Icyumba TV ibakunda.